mwakoze subscribe kuri Gano Daily Official. Uwiteka abahe umugisha. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri uyu mubyeyi wahuye n'akaga, wahuye n'akarengane. Uyu Nyirabadege Dorosera, nyakwigendera Nyirabadege Dorosera, ariwe witwa Rangwida mu runana, mwakunze kumva mu runana. Mu mwaka ushize mama we yaje kuri social media, yaje kuri YouTube kwa Mbabazi Gerard, aje gutabaza umuhisi n'umugenzi kugira ngo arebe ko yaramuka, arebe ko yabona icyo kurya. Inzara ngo yari imwishe, nyamara yarabyaye umukobwa, cyangwa se uyu mubyeyi nawe witwa Nyirabadege Dorosera ariwe Rangwida, akaba yaramuhemukiye akageni tugiye kubabwira. Uyu mubyeyi ngo yari afite imitungo, yari afite amazu ahangaha mu karere ka Bugesera. Arangije abona azasaza, abona ko arimo gusaza nyine, abona ko adakwiriye kuba agomba gusaza ari wenyine. Ahamagara umwana we w'imfura ari we Nyirabadege Dorosera, uriya Rangwida, aramubwira ati rero dore ndimo gusaza, ndagira ngo iyi mitungo nyiguhe uzabashe kunsazisha, ninapfa muzanshyingure neza. Uyu Rangwida ngo imitungo arayifata, arangije ayiyandikaho. Amaje kuyiyandikaho, afata umubyeyi aramutererana, ntiyamureba, ntiyamwitaho, ntiyamufata ngo babane, ntiyamufata ngo muri uwo mutungo yari amuhaye yari arimo ngo amumenyere agasukari, inyungu zavaga muri uwo mutungo azimanaginge nk'umwana w'imfura, amenye mama we, azarinda apfa ava mu mubiri afite uwamwitayeho. Uyu Rangwida rero ngo yamaze kubona mama we, amaze kumubwira icyo gitekerezo, amaze kumuha umutungo, ngaravu yigira inama yo gufata ya mitungo yahawe na mama we, aragenda arayigurisha yose, kugira ngo hatazagira n'umuvandimwe we uzaza gutera hejuru avuga ko imitungo ya mama ya nyina ari Rangwida uyifite, cyangwa se n'abandi bavandimwe be ngo ye bamutera hejuru. Aragenda ajya kugura undi mutungo mushya udafite aho uhuriye na wa mutungo yahawe na mama we. Nyina inzara ngo iramwica, arangije ashoka ubuyobozi, ajya mu rukiko, ajya kuburana n'umukobwa we yihereye umutungo, azi ko azamusajisha neza, barabisezeranye nk'umwana n'umubyeyi. Rangwida rero yari umuntu usobanutse. Uyu nyakwigendera Rangwida yarafashe imitungo ayikura mu mazina y'umubyeyi ayiyandikaho, arangije arayigurisha, nta naho byari bigihuriye. Bageze mu rukiko rero, umubyeyi yaburana, muzi ko ubundi mu rukiko hakora iki? Ibimenyetso. Bamubwira ati zana ibimenyetso byerekana ko umutungo yari uwawe, shwida, bikabura. Rangwida akerekana ko ibyangombwa byanditseho nde? Nyirabadege Dorosera. Umukecuru atsindwa gutyo mu rukiko, yimyoza imoso, umwana we amuriganya gutyo. Ibi turabivuga mukavuga nta gahinda. Umubyeyi yaririye ku rukiko
Rangwida n'umushoferi we batse imodoka bamutera ivumbi rwose, w'abandi barirenga baragenda rwose bamutaho. Umubyeyi yasigaranye amarira menshi cyane, aragenda aranjaza kuri YouTube aza gusaba, inzara yari imwishe. Ikiganiro cye hashize umwaka, mujye kwa Mbabazi Gerard muragisangayo, cy'uyu mubyeyi, cy'uyu mukecuru ufite imyaka 92 waburaga izuba rimwe ngapfa. Ninde wamenya igihe azapfira? Kuzi igihe wavukiye ukabuza imyaka umaze, uzi imyaka usigaje. Uyu Rangwida ngo yavugaga yuko nyina yenda gupfa, n'ubundi imitungo ngo atayikwiriye, ngo nta kintu azanayimaza. Amuriganya muri ubwo buryo, avuga ati uyu nguyu mama we arabura izuba rimwe ngapfe. Wamenya igihe uzapfira wowe? Uyu mubyeyi icyo gihe yagize agahinda, birashoboka yuko uyu mubyeyi yari naho yatangiye akaba yavuma uyu mukobwa we Dorosera, uyu Nyirabadege Dorosera. Umubyeyi akaba yanacikwa atanabishaka kubw'agahinda karimo kumwasa umutima, akahatura akanavuga ati Mana uzamwice azanapfe imbere yanjye. Uyu mubyeyi Rangwida apfuye atarwaye, apfuye nta gicurane, apfuye mu buryo butunguranye cyane umuntu atabasha gusobanura. Reka twihanganisha umuryango, twihanganisha abasigaye batumva na kino kiganiro bakagira ngo turimo kwishimira ko Rangwida yapfuye. Oya, ntago ari cyo cyaduteretse aha ngaha kugira ngo tuvuge, ahubwo twaje kuvuga ku gahinda n'akababaro k'uyu mubyeyi, uyu mukecuru. Ubu ngubu aho arimo kuba, nabagira neza bagenda bagakodesha inzu y'igihodi itagira urugi, itagira icyo kurya, akaba arimo uku kwezi kumwe, sakindi kazaba ibyara ikindi, ku muntu wari warihaye afite imitungo ye, agatengurwa n'umwana we yibyariye. Uyu mubyeyi ntacyo agira cyo kurya, ntacyo kunywa, buracyavuga ati ndapfa. Ku rundi ruhande reka tugaruke kuri uru rupfu rw'uyu mubyeyi Rangwida. Niba afite n'umutware atubabarire, bihangane, turimo kwihanganisha imiryango y'abasigaye. Uwapfuye nyakwigendera Rangwida aruhukire mu mahoro, ariko ntitwabura kuvuga uyu mutima w'ubunyamaswa usigaye uba mu bantu. Uzi ko niyo wahemukira umuntu ukamuhemukira, ariko ukanyura inyuma ukisuzuma, ukagaruka ukamusaba imbabazi, mukabana mukabaho. Hari umugani uvuga ngo inzira y'umubyeyi ngo nta wundi ugomba kuyicamo. Ngo kandi uwiyima umubyeyi ngo aba yibuza umugisha. Kandi akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Umubyeyi yakuvumye, umubyeyi wakubyaye akakugira ku gise, akagutwita amezi 9, ndakubwiye ngo yakuvumye biragufata. Uyu mubyeyi yakoze ikiganiro ejo bundi aravuga ati Mana yanjye, ntabwo nigeze ngira uyu mwana wanjye mu bapfumu. Nagahinda yari afite arimo kurira, yumva ukuntu umuntu wamushenguye umutima wamubwiye yuko watazapfa, ahubwo we agiye gupfa, kumva ko apfuye mbere ye. Aravuga ati ariko Mana yanjye,
nubwo twagiranye ibibazo n'uyu mwana wanjye ariko nta ruhare ngize mu gupfa kwe. Birashoboka ko yaba yararugize atanabizi kubw'agahinda yamuteye akavuga ati nushaka upfe. Cyose ni ibiki? Turimo gutabariza uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi ntacyo afite cyo kurya, ntacyo afite cyo kwambara, nta naho afite ho kuba. Mwenda nubwo ageze mu zabukuru n'ubundi nawe azitahira, ariko akeneye abamurema agatima, akeneye abamusana umutima, akeneye nibura kubona abantu hafi. Ese byari bikwiye? Abantu mu isi barahemukirana. Umuntu araguhemukira, natwe turahemuka. Umuntu ashobora no kuguhemukira ariko akaguhemukira muri bya bintu ubona bisa nk'ibyoroshye, mukazaniyunga, ibintu bikava mu nzira bigakunda. Ariko ntuzajya ugera, ubwo turi kubwira n'abandi bose basigaye, ntuzajya ugera ku mubyeyi wakubyaye, uzajya ukora tansiyo, uvuga ati yirica rubozo mukoreye, aka gahinda muteye gashobora kungaruka, kandi bidatinze gahita kakugaruka. Kandi n'abantu badafite ababyeyi nabo bihangane, kuko nabo bafite agahinda ko kuba barabuze ababyeyi. Bihangane, kuko kutagira umubyeyi nabyo birababaza, ni agahinda. Nubwo nabo bafite, bamwe hari ababa bashaka kubahemukira, bakababaza, bakabashinga ibikwasa kakageni. Kutagira umubyeyi birababaza. Icyakubwira, turagira ngo tubwire abavandimwe barangwida, niba bafite, mwokabyara mufate uyu mubyeyi mama wanyu, mumufate, mumujyane, mumuryamishe mu gituza cyanyu, aba ariho apfira. Ye kugira agahinda kuko n'umukobwa we apfuye, bibaho. Buriya umubyeyi ntago yanga umwana burundu, niyo yaba mwaranganye, iyo upfuye arababara. Kandi ababyeyi b'uyu mubyeyi warangwida, abavandimwe be bamube hafi. Turaza gushaka nimero z'uyu mubyeyi mama warangwida, mama wa nyakwigendera arangwida. Uyu mubyeyi turimo kubabwira turaza kuzishaka, tuzishyire hasi hano mu kiganiro. Uwakenera, uwamuha inkunga, uwakenera kumuhamagara, kumuhumuriza, kumuha inkunga iyo ari yo yose, amuhamagara ayimuhe. Uyu mubyeyi yarababaje cyane. Naho mu bindi biganiro.